ese hano ari umwana w'umuziranenge ndabizi ko ntamukunda ari umwana wundi aba ari umwana wundi none kujya gukuramo ubuzima umwana utari uwawe nabyo n'ibindi bintu ako se gupfumba ibintu bikomeye ese ko bugize umuntu kuko umumarika cyane gupfa rumva ari ibintu bikomeye ndi umugome kuri we ariko nawe biba byafashe indi ntera yo kwica ariko nyine ni kubera ko nta yandi mahitamo buri wese akurura yishyira natwe dukeneye gusigasira umuryango wacu dusigaye turi babiri ese wabimenye mu gihe indi miryango ifite abantu benshi bashoboka dusigaye turi abantu babiri kuki utumva uburemere bw'icyo kintu nise umuryango nushira ku isi ubutaka biki byose bisigaye biribwa n'abandi icyo si cyo kibazo ahubwo ni ugusigasira igisekuru cyacu ku buryo gisigara n'abuzukuruza n'ubuviri icyo twakora nicyo ngicyo kurusha ibindi ubutaka bwe ntabwo reka nguterese turiya butife kibara kubikora kuriya naricaye uzi kugira ngo njye kuba umusiramu byarakazi ego bari kuntera story Yohana arasitsa ariko amaze imvo ngo biri kumwica nta kintu yabonye namukane nanze kugira imvugo agacupa ntaki abo bufure wahenda mwizera wabona aje gutankorera ibintu byose nkuko mbyifuza ntabwo wandangirije yankuru ngo byagenze bite nagiye kwaka akazi ahantu maze kwaka akazi ahantu ati umupapa arankunda ati se witwa nde ati nitwa Yohana cyangwa se unyite Matayo ibyo ushaka none se nyine mu boss waje muri karte kana za boss waje muri karte n'iki kumumba kutamenyana nabo umuntu bambwiye ngo wamaze kuvuga ngo w'umusiramu ngo wakugajije sida ngo uravuga ngo nitwa Shayitwani muri se uragitamiriye zina ari gitamiriye zina ari nkamwe ari nkana gutamiriye zina Shayitwani ikintu bisobanura umuziranenge se ni shitani bakore barabamusekeje bana abakanyuzemo uri fake no kwambere Shayitwani njye byo nihisemo da ako arange basabira ku ruhande abantu bose muri bari kumwenya mukuntu ngiro abatende shaka nshibise bibaze kwitwa shitani mu bana we abantu bose nago ari ubize nago ari imbizi ko shitani mbese ntibari ko bitwa shitani muri sosiyete nyarwanda sarimo abantu bitwa shitani ko rwose shitani ni Kinyarwanda Shayitwani ni cyaro wenda mu zindi ndimi maze no kumenya icyaro Buransigize ufite ese waje kubivanga gute kugira ngo umusiramu ntongwa n'inzoga wariherera gukaka iriraga none nigeze kujya gusarika muteye story amba izo story ntabwo nazivamo shy ana we shashari reka kubwira n'ukuri ndumva imbavu ziko akora ngo urutse gusaza wese ngiye ku kazi none amasaha ari kumfata naje gutekereza nsanga Matayo cyangwa harasoza yavuga Matayo cyangwa Yohana nta kibazo Shayitwani mwandika shitani oya tuvuga Yohana naje gusanga rero Yohana adashobora kwicara hano ahicare gusa yicaye no ariko n'umusura akeneye nawe yiterambere natekereje kuri projet yo gutwika amatafari mu gishanga nkajya kubumba ako mabofu yabumba amatafari kweli in fact icyo nshaka ndashaka uhabe ukontorora buri kimwe cyose nuko ngo ukareba ababumba amatafari bakayaba ruhari kandi ujye ubareka baba ari ryumye ntabwo ari ukuyabara amwe yagize nuza ni iryumye uri mutonda njye no kuzana abantu bazubaka ifu ugomba kuba uhari ukabirebera kugira ngo batabikora nabi ikindi ukareba amaturu y'inkwi aza ibyo byose ukayabara ukamakinga sure ko nta kosa ribayemo uri kubyumva ibyo nabikora cyane jewe Yohana jewe thank you sunguru wanjye izama biburana nacecetse ikindi n'ubinkorera neza nzagwa promotion uzajya gukora ibindi
bivuze ko ngiye kuba boss Ngiye kuba manager manager urakoze nuko no ndazambikora ndi nka boss wabo exactly uri boss nyine ugiye kuba manager manager Yohana ni ukuvuga ngo umwanzuro wose wafata hariya ntacyo nzawuhindura ntabwo nza ariko ikindi kintu gusaba wibagirwe kunywa inzoga kuko ntabwo wabikora hariya cyangwa ibikamba nabiretse wana umuntu w'umusimu ntabwo naganywe ibikambo zimwe najye kuba boss uri kugenda nambara nka kuno boss so ngiye gufinalizinga iyo projet nindangiza witegure gutangira nta kibazo cyane murakoze sawa urakoze ntabwo nabona kuntu gushimira akazi keza sawa ni gutya kwitama Ikibazo yawe kuri mugabo wanjye arankunda iyo nagukorera uriya muti niko gahinda kabisa nyoroshye aramukira twite nyoroshye none ngera nashakaga nk'icyana nagishakaga atanyigurira ubuyoga bwa makeya ibuye none umukobwa yije kuza kundeba so ibyo bireke mwana atekereza kuri kiriya kintu akubwiye ugiye gukora buriya hari ukuntu umuntu avuga ikintu ye nahita nkubure by'imbere kumva twari dufite impungenge zo ko ushobora kuzajya usatira uriya mwana kuba aguhaye akazi bigiye kuba sawa nawe uzajya umwumvisha uburyo the boss iyo ufite n'ahazaza ushobora no kumugira umugore biratworoheye cyane sibyo kugira ngo yarabizi reka umugabo wanjye aratekereza cyane so ntacyo rero bya bintu reka dukomeze tubikore twirengagize ko tugomba gukora bya bintu ukagira kandi keya mani uburyo nitaho sinzi nimbyara ku bizamini nicyo ndi gushaka tugiye tubyara kandi njye nawe kandi batabona wasinze igihe cyose nabwofure yakoze amana reka nkubwire vibe iyo turi kumwe umva ndishima ntushobora kubwira uziko njye niyo kukureba n'iminwa yawe n'amaso yawe njye mba numva bisekeje nta kibazo nuse waretse nkamanza nkagenda nkarangiza biriya bintu ko none nabyo bisigaje akantu gatoya bya byatsi nakubwiraga tugomba gukoresha shamata njye hari n'ibintu byinshi ugenda utsimba niba uzi ko wigize umukuru w'umuryango kandi ari njye mukuru ese nk'ibyo byatsi ugenda utsimba kuba utanabimbwiye ngo mama nafashe ifoto y'umugabo wawe ndi kubura ibyatsi nashaka kujya kureba urayifashe uyikoresha iki ese umva nari kugira ngo abakundi nka kuriya ziriya bizu zaba zikuza n'ibiki nshaka ko nta kintu nakuye se ko nakuze icyo ahubwo none se mata wagiye umbwira sha nkamenya n'ahantu biri ikibazo cyawe uri umutesi kandi dore tukiba mu cyaro ntabwo wari umeze uko nguko wakoraga utuntu twose ariko ukigera mu ngo z'ababosi wahise uhindura ibintu byose uri umutesi iki ntabwo ushaka kumenya ibintu nise apfuye byagenda bite nyine mba ndi guterekerera Yohabite amakuru yego niwe ijwi ryanjye se uryumva yego telefone yanjye bahise bayiba ubu ndi i Kigali, barayibye.
kwa anti. Ndi kwa anti yari yampamagaye ngo nze anshakire akazi kwa anti. Yari yampamagaye ngo nze anshakire akazi ariko yego gusa nyine ndagukumbuye nshaka ko tuzabonana kuko ndi i Kigali. Nise ukuntu i Kigali ari nini wabura aho duhurira. Ni ukuri ndagukumbuye pe. Yego nta kibazo. Ntacyo uzanyohereza itike. Uzanyohereza itike nyine ubundi undangire. Iyi nimero niyo nshyashya nyine yanjye. Igihe cyose wanshakira wambona. Yego. Aya. Ese nagusomera kuri telefone ubwo. Uwo munsi naboneka ariko ikibazo nyine nabanza nkusaba uruhushya anti. Aya ntabwo narara. Nahise ubwo nararaye kandi wambwiye ngo tuzahurira nyine nta nubwo mpibuka wamubwiye. Nanjye ndagukunda. Bye. Nzagusoma nyine niduhura mbabarira. Sawa urakoze. Nishimiwe. Sikatari bucemo. Juma. Kumva mukunzi. Ndabizi. Wonde? Ariko se kumvuga mukunzi. Ako Juma urashaka. Ntacyo ndakumva Fabio. Ubu ntabwo ubona ko nubatse. Nese uragira ngo usenyere bimarike. Ariko Fabio. Iyi nkovu urayibuka? Bagufata, abashobora bashaka kugufata nkitanga, kubera urukundo ngukunda. Ngakomereka nkajya mu bitaro mu biroza. Iyi nkovu ni kunyibutsa. None ngo nkwikuremo. Nese urabona byagenda bite kandi bizi neza ko nashatse. Ko ari nayo mpamvu naguhamagaye mbabarira ibyahahise ubikuremo wikuremo ibintu byahahise. Sinshaka kongera kuzura kaboze. Urabizi neza uranzi bihagije. Ikindi cya kabiri umuryango wanjye wose urabuze. Ariko ibi bintu bishobora kunkorera ishyari. Ni umugore w'umugabo wubatse. Umugabo mwaranje kuba close. None ni gute ushobora gutangira kuzana ibyo bintu? Okay. Ibyo ngibyo ndabyemera. Ariko mbabarira ikintu kimwe. Kugira ngo wenda nse nkuguma mu buzima bwawe gatoya n'ubwubatse. Reka gusezerana uriya mugabo. Kubera iki se? Bose isezerano rireke urumva mwigumire gutya ariko nta sezerano. Kubera iki se? Niye migambo uri gucura. Rega ndakuzi Jubu. Turaziranye kandi bihagije. Gute se naba ndi umugore w'umugabo akansaba ko tugomba gusezerana mu mategeko nkabyanga. Hombuza nkande. Nese niba wafashe inzira ukagenda ukansiga. Ariko se gute? Iyo usiga sunsabye unkoye. Nese ntubaze uko nari ngiye gushakisha. Gute wakoze ibintu nka biriya? Uzi ko ngiye guhiga ngiye gushakisha. Amafaranga narayabonye. Ariko nzisaga wakoze ibintu nk'ibi. Gutese. Ariko uranabizi neza ko umuryango wacu utari gushingiye iwanyu. Igisekuru cy'iwacu n'ikiwanyu ntabwo byari kuvura. Kandi urabizi ko urenze uko mbizi. Sinzi impamvu rero ugomba guhatiriza. Ariko rero njye nawe ntabwo twakurikiza ibyo ngibyo. Twakurikiza urukundo rwanjye nawe. Ariko ntabwo twakurikiza iby'ababyeyi cyangwa ibisekuru. Ni wowe uvuze gutya?
ni wowe uvuze gutyo icyo nagira ngo mwisabire rwose mbabarira wari kuzura ibya kera ntabwo byashoboka mvira mu buzima pe umugabo wanjye arankunda umugabo wanjye nta kintu adakora ndateta mu rwego rudashobora kumva kandi namuhaye isezerano ko ngomba kumukunda wenyine kimwe kuko nawe atagira undi mugore yakibeshya kuzana nanjye niko ntashobora gutinyuka kuba nagira ikindi kintu nakora ariko ndatangajwe n'ibintu ejo bundi wari uri gukora ahubwo Fabiola numvise igitekerezo reka dukwembe tumucike njyewe urumva ndagushakira pasiporo twigire muri Zambia ntacyo uzaba winkoraho nongera no gufata izo ntoki zawe zikoza ku mubiri wanjye uhehese gusa gufata izo ntoki zawe zikoza ku mubiri wanjye hasoni njye nawe ducikane ako mwana wabaye niki nagukoreye kugira ngo njyange urwango rumwize gutyo koko nicyo nagukoreye koko wampaye iki sabo ntabwo wansize ndi umukobwa hariya muri karitsiye birirwa bavuga ko nagumye wakoze iki nose mbere yo kugenda iyo usiga geste se nibura hari inyana wasize mu rugo ngo uvuge ngo usize ufashe irembo umugabo araje akoze ibishoboka byose amvuye imyata arayikubye arakiza amagara yakubye none utangiye kubona ko ngomba kumuhemukira ariko uzi ibyo uramushenzi nkubwiye ibyo uramushenzi wahita umwanga nibikize uzi uko uriya mugabo siko wano kurugutura amatwi mubwire